Tariki 5 nibwo abayobozi barimo ubuyobozi bw'intara y'Uburasirazuba yego n'abayobozi muri primature yego itangwa n'ivuga yuko begujwe na njyanama yego nibwo bari barimo biga ku kibazo cy'abayobozi ba Kayonza n'ikigomba kubakorerwa kandi kubera ko kabishaka sibyo bifite bihamya kabikoze ku gato ndetse na nyuma bakomeje kumenasa uwo nguwo ukuriye ririya tsinda sibyo ndetse Mapamba n'ubwe yari yabeshye guverineri ko abakuru ufite Mapamba yaza kanyomoza yari yabeshye ko abaturage ngo bajyanye umusaruro ngo w'umuceri ngo bajyane mu ntara y'Amajyepfo kandi abaturage baramweretse kontara yuko ari mu murenge bahana imbibi yego wo mu Burasirazuba gusa ari akarere ari ikibaya bambuka bakava muri Ngoma bakajya muri Bugesera yego ariko rero abeshye guverineri ko ari mu ntara y'Amajyepfo kugira ngo zishikane karabantu bajya umusaruro hano kure cyane ariko mu by'ukuri igiye kureba imiterere yabo ukuntu imeze ntabwo n'abaturage bose basanzwe bahahirana ku buryo utavuga wenda ngo bawujyanye wenda ngo ahantu kure ku buryo ngo abaturage bazabura wenda ngo waba ugiye kurahana abaturage batazabenefite ngo bongere bawurye rekada naho ngaho na ahantu abantu bambuka wanambuka n'amaguru Kayonzaho hasigayeho kankurebera abayobozi mubwira umuyobozi usigayeho abayobozi bose nubwo batubwiye nyobozi ahubwo se hasigayeho bande kuko nyobozi y'akarere akarere kabaye n'umuntu umwe abantu bose birukanwe none batubwiye nyobozi ubundi akarere twenda turafata urugero mukaya tureka kandi karere wenda ko mu Burasirazuba kuri website y'akarere hari umuyobozi w'akarere abayobozi b'akarere ka Kayonza hari umuntu umwe witwa Niyitanga Jean Damascene District Executive Secretary umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kayonza niwe wenyine ubu ngubu usigaye mu bayobozi b'akarere. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshall Real Estate nona. Ndagusuhuje kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Ukwezi TV ukunda ibiganiro twigeza umunsi kundi yaba uri mu Rwanda se cyangwa hanze y'u Rwanda. Tugatse mu kiganiro gusa nabwo nyine nimwe na Theo ndagusuhuje. Reka nanjye gusuhuze reka nsuhuza abadukurikiye bari hirya no hino badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga mu bihugu bitandukanye bose reka twifurize gukomeza kugera ibihe byiza gusoza neza umwaka ndetse bakomeze bakurikira amakuru ya Ukwezi TV ku ngingo zitandukanye ariko kandi tugenda tunakira ibitekerezo byabo n'inyunganizi mu makuru yacu atandukanye. Leta yiga turajya duhere Kayonza duhere Kayonza abayobozi ngo babeguje pe inzara imeze bayobozi ntabwo beguye igihe mwaboneye itangazo beguye ryari kandi bitariki ku itariki 5 ubwo ni kwa kangahe tariki 5 ubwo se si kwa gatanu ku itariki 5 nibwo abayobozi barimo ubuyobozi bw'intara y'Uburasirazuba yego n'abayobozi muri primature yego itangwa n'ivuga yuko begujwe na njyanama yego nibwo bari barimo biga ku kibazo cy'abayobozi ba Kayonza n'ikigomba kubakorerwa kubera inzara se ko vuga ko ari inzara turaza kubigeraho nyine tumaze duheraho ngaho bigenda bite kugira ngo ubundi abayobozi bayiguzwe batakarizwe icyizere kandi bakiri mu mirimo yabo kankubwira ubundi ku isi yose ukuntu muri science politique bigenda yego iyo abanyepolitike iyo abayobozi kuko abayobozi buriya batinya abaturage ntabwo babatinya bindi kubera ko babatinyaho ikintu bita urumva iyo perezida wa repubulika agiye kwiyamamaza yego muri manda ya kabiri agenda ajyanye impamba y'ibyo bakoreye muri manda ya mbere niyo mpamvu atinya ikintu cyatuma azasubira inyuma ye imbere y'abaturage abasaba amajwi batamureba ijisho ryiza yego niyo mpamvu uwo muyobozi rero umuntu wese wamuteranya n'abo baturage ntashobora kumwihanganira yego ibyo ni ihame ni nayo mpamvu nkuko nari mbivuze iyo habonetse ikibazo gishobora guteranya ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'umuturage ubuyobozi bukuru bw'igihugu bushaka uwaba yaragize uruhare mu kugira ngo nyine ateranye
abo baturage n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ubu ngubu akabanza akava mu nzira. Meya Nyemanzi n'aba visi meya be, yego, urumva nk'ubu ikibazo cyahari muri Kayonza ni inzara. yego, Inzara se ubwo ngira ngo baze mumvishe uburyo byaje impamvu ari bo begujwe. Inzara, hari politike y'ubuhinzi n'ubworozi ni iya Minagiri, sibyo? Hakaba politike wenda ijyanye n'ubucuruzi cyangwa se n'ikindi kintu cyose cyakora abaturage mu bukene, yego, niyo ni iya Minicom. Akarere kazira hehe rero? Akarere uzi ko ari urwego rushamikiye kuri Minaroke. Minaroke buriya ni rwo rwego ruryozwa iby'izindi minisiteri zose zitakoze neza. Reka dore kuri minisiteri y'umuturage abuze umutekano, yego, tuvuga ngo muri akarere babuze umutekano muri uyu murenge. Nese umutekano ushinzwe iki? Ushinzwe Minadefu, yego, ugashinzwa minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu na polisi ubwo ntibarizwa, sibyo? yego, Ariko tubibaza nde? Akarere cyangwa umurenge. Iyo abaturage bativuje, batagize gute, babuze, batewe n'ibyorezo, ibibazo by'uburwayi, batabasha kujya kwa muganga, bafite mitiweli, tubibaza nde? Abaturage, abayobozi bw'inzego z'ibanze. yego, Ariko Minisante se si igenga ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. yego, Iyo abaturage badafite y'uburezi butameze neza mu gace runaka, abaturage barataye ishuri, yego, ireme ry'uburezi riri hasi, tubibaza nde? Umurenge cyangwa akarere cyangwa akagari, aho iryo shuri ribarizwa. Nyamara ni bya minisiteri y'uburezi. Ni ukuvuga ngo Minaroke, inzego za Minaroke zikora coordination ku buryo aho ibintu bitago, ni ukuvuga ngo ntabwo ari bagomba kubikora, yego, ariko nibo bakora ubuvugizi. Nibo bakora ubuvugizi kuko nibo begera abaturage, ubuyobozi bwegerejwe abaturage, nibo begera abaturage. Reka dusubire kuri Kayonza by'umwihariko. Hari ibintu bitatu bakwiye kumenya meya na visi meya bazize. yego, Inzara ubwayo bayizira kubera iki? Ni iki mwakoze? Kuko hari icyo ugomba gukora kandi ntabwo gafite ibiryo ngo kagere kagaburira abaturage, sibyo? Ariko akarere niko gashobora kumenya ngo abaturage bo muri Kayonza, nyamuneka Minagiri mu bigega mufite nta kintu mufite, nta handi hantu bejeje, ntacyo mwafasha kugira ngo abaturage bagire icyo babona. Bikaba byazamuka bikagera no ku rundi rwego rw'igihugu, bakavuga bati abaturage mwaduhaye kuyobora, twagerageje ishoboka, twarabafashe muri gahunda z'ubuhinzi n'ubworozi, ariko byanze abaturage bafite inzara. yego, Ibyo ntabyo meya na visi meya bigeze bakora. Niba akarere gafite visi meya, aba visi meya babiri wumva ikintu bashinzwe. Visi meya ushinzwe ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Niba ubukungu bwaragiye hasi, umuvisi meya ushinzwe ubukungu akaba ntacyo yabikozeho, yego, ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akaba atarigeze anavuga byibuze ati niba ubukungu ntacyo yabashije kuramura kugira ngo ubukungu bube bumeze neza, abaturage babayeho neza, reka dukore ubuvugizi kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ishoboke. Kubera ko hari gahunda za leta zunganira abaturage bari mu kaga cyangwa se batishoboye. Dufite minisiteri yitwa Minema, yitwa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Nubwo akenshi tubibona mu bikorwa by'ibiza cyangwa ibindi, ariko n'abaturage bari mu kaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashobora gutabarwa n'iyo minisiteri. Niba minisiteri Minema ishobora gutabara abahuye n'akaga wenda b'impunzi cyangwa se batewe n'ibiza, iyo minisiteri ikigaragaza nuko yiteguye gufasha abaturage bari mu kaga katabaturutseho. Kuki se iyo Minema itigeze bimenyeshwa ngo akarere kabimenyeshe kati abaturage bacu barashonje? Umva icya kabiri nacyo kindi bazize kindi gishamikiye kuri icyo. Abaturage bo muri Kayonza barasuhutse. Uw'inzara iriye akava muri Kayonza akajya hehe? Mu tundi turere duhana imbibi cyangwa se duturanye n'akarere ka Kayonza, aho babonaga ubuzima bushoboka. Mu Rwanda umuntu wese yemerewe gutura ahantu ashaka, no gusuhuka ntabwo ari icyaha. Ariko ubuyobozi bw'akarere hubwo bwari buriho bwagendaga bubuza abaturage kugira gute? Kujya mu kandi karere. Kwimuka ntabwo mwari mubyemerewe. Ntabwo batanzeho itegeko ngo bavuge ngo ntibyemewe, ariko icyo nakwita kudekuraje, bagiye badekuraje abaturage bari kugenda, kuko babona ko biri bugaragaze isura y'uko ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwakoze kugira ngo abaturage bicwa n'inzara, ikibazo kimenyekane. Cyo si icya kabiri. Icya gatatu, bimenyekana byaciye mu itangazamakuru. Akarere ka Kayonza, meya na visi meya
ibintu bakoze harimo gushaka guhishira yuko ayo makuru yaba ari ukuri no gushaka kwataka ababivuga nk'aho ari bo kibazo. Nibyo bintu bitatu meya na visi meya bazize. Noze ndeba kuri website y'akarere ka Kayonza. Yego. Ubundi kuri website bari abayobozi benshi batandukanye. Ariko ku karere ka Kayonza ho hasigayeho kankurebera abayobozi mbwira umuyobozi usigayeho. Ariko Abayobozi bose nubwo batubwiye nyobozi. Ahubwo se hasigayeho bande. Kuko nyobozi y'akarere akarere kabaye n'umuntu umwe. Bandi bose birukanwe. None batubwiye nyobozi ubundi akarere tubona turafata urugero mu turere kandi karere wenda ko mu burasirazuba. Kuri website y'akarere hari umuyobozi w'akarere, abayobozi b'akarere ka Kayonza hari umuntu umwe witwa Niyitanga Jean Damascene, District Executive Secretary, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kayonza. Niwe wenyine ubu ngubu usigaye mu bayobozi b'akarere. Bone uruyobeye n'akarere. Yego. Ariko bivuga ko mu bajyanama bagize akarere. Mu bajyanama bagize akarere. Akarere ka Kayonza nari nkubwira imirenge kuko abajyanama bagenda bajyana n'umubare w'imirenge. Ariko akarere ka Kayonza kasigaranye abajyanama batatu. Kasigaranye Doreni Basime Karimba, perezida w'amajyanama, hakaba vice perezida wayo Benoit Sikobwabo, hanyuma na Beata Mukarusagara umunyamabanga w'amajyanama. Nuvuga ngo n'abajyanama bose nabo buriya birukanwe nubwo batabivuze. Hasigaye abayobozi banjyanama gusa. Perezida wanjyanama, umwungirije ndetse n'umunyamabanga wanjyanama. Abandi bajyanama bose nta numwe. Ariko hano uyu mugore witwa Doreni Basime yabwiye BBC ko ngo ikiganiro kuri telefone bagiranye kabayobozi burya ngo batumvikanaga ndetse n'inama ngo bagirwa batazikurikiza. So abandi bayobozi bona bahari mu zindi nzego, abatekinisiye mu karere, abashinzwe planning barahari, abashinzwe one stop center, abene ubu barahari. Yego. Abakozi b'abatekinisiye. Ariko njyanama ugiye nyine muri nyobozi ubundi nyobozi y'akarere ntago gitifo karere aba muri nyobozi. Oya. Nyobozi y'akarere bamo kuko gitifu nawe ni umutekinisiye. Bora gitifu aba ari umutekinisiye. Ariko uyu munsi ni uri mwanya wa nyobozi kubera iki? Kubera ko njyanama nyobozi y'akarere bigizwe na meya na vice meya babiri. Kubera ko ntaba hari rero muri wa mwanya wa nyobozi hari uyu nguyu witwa Niyitanga Jean Damascene, Executive Secretary w'akarere. None ikintu gisekeje kuri titira cyariho ngo abayobozi b'akarere kandi hagaragaraho umwe. Ese ubwo bivuga n'ibitabo bahita baratora undi barashyiraho abandi. Gutora niyo ngiye kuza kukubwira. Gutora undi nta nubwo ari kuko gutora abameya n'abavisi meya habanza hagatorwa abajyanama ko buri murenge ugomba kuba uhagarariwe. Sibyo? Reka mayindebe neza umubare wagize w'imirenge cy'abajyanama bazava muri iyo mirenge n'undi kuko bari imirenge wana n'abajyanama n'ubundi. Kamayindebe akarere ubundi akarere ka Kayonza kagizwe n'imirenge Mukarange, Gahini, Rukara, Murundi, Mwiri, Rwinkwavu, Murama, Ndego, Kabare, Nyamirama, Ruramira na Kabarondo. Urumva uko ingana? Yego. Urumva? Kamwe, tubiri, dutatu, tune, dutanu, dutandatu, turindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi na tubiri. Ni ukuvuga ngo utu turere tundi wumva ko hasigaye perezida w'njyanama, visi perezida we n'umunyamabanga. Ni ukuvuga ngo n'abajyanama b'uturere bagize gute? Bose birukanwa. Ariko nanjye ukwiyeho abantu, ukwiyeho umuntu wakoze nabi ugasiga abajyanama be, waba ukoze nabi. Bose bamugiriye inama nyine. Wa mwanya kandi abajyanama. Kuna abajyanama. Kandi abajyanama b'iki ba komite nyobozi. Bagomba kugira inama nyine. Nuvuga rero bataramugiriye inama ahubwo ndi kwibaza. Kuki perezida w'njyanama na vice perezida n'umunyamabanga wo bativanyeho? Ariko impamvu nuko ikibazo atari bo bagifashe. Icyo nakubwiye ntabwo abangabo ubwabo batatu. Sibyo? Iyo nabo ari bo bafashe icyemezo. Yaba ari bo bafashe icyemezo. Ubwo se bagifata bakabikirukana abajyanama bayoboye. Wambwira ngo abakozi bose turabirukana dusigarane twebwe abayobozi, abo bakozi banyuse kuki bakoze nabi kandi nimwe mwari mu bayoboye. Impamvu n'uruhenyekerezo ngo akarere kadasigara kambaye ubusa, ariko n'abangaba
perezida wa njyanama visi perezida wa njyanama n'umunyamabanga ubundi bakabaye mu bagenda mbere kuko niba abantu bakeneye abajyanama muri 12 bagomba kubagira inama b'imirenge itandukanye y'akarere ka Kayonza yego mu bantu bazi imbere mu bajyanama n'ubundi harimo abayobozi perezida wa njyanama visi perezida n'umunyamabanga yego ariko babaye aribo basigaramo muri njyanama yose. So abaturage rero harabagiye basohokera muri Gatsibo abandi muri Ngoma abandi muri Kirehe kayo nguko. None se uku kuntu bavuga ngo ntago abayobozi hagati yabo ngo buri kinyizi ntago wumvikanaga kuko ibyo biyemezo bafataga. Reka nkubwire ibibazo by'inzara reka nkubwire ikibazo kimwe ndabonereho nkivugeho gatoya. Nanishimira ko bucyakemutse nashimira ubuyobozi bwo hejuru bwakigizemo uruhare kugira ngo gikemuke. Yego. By the way Rubingisa afite akazi gakomeye cyane mu burasirazuba. Yego. Turi kuvuga Kayonza. Yego. Ntago twajyanye Rukumberi. Twajyanye. Rukumberi ni muri Ngoma. Yego. Abaturage nje kuko wenda ntanageze mbivugaho reka nshimire ubuyobozi bw'intara kubera ko nzi ko guverineri w'intara y'Amajyaruguru amini y'Uburasirazuba Rubingisa niba yakemuye yagize uruhare kugira ngo ikibazo gikemuke. Cyarakemutse. Ariko reka nkubwire amajyanga yari arimo. Ubwo ntago ari gutandukanye bumvishe ko n'ubundi bajya bya ngo Tour du Rwanda ishobora kumeza n'ahandi. Akarere ka Kayonza harya bantigana imbibi n'undi oya Ngoma ariko gana imbibi na Ngoma n'ubundi niko Ngoma uva muri Kayonza. Muri Ngoma kino gice cyegera Ngoma cyane imbibi na Bugesera. Bazobwira ikibazo cyabayemo kigende na biriya hari byo ntakubwiye nawe twajyanye kuri tele twafashe amashusho twabumvishe abaturage bataka ariko kankubwira ibyabaye. Reka wenda batarakurikiye ibyo mbahe overview y'uko ikibazo cyagenze. Abaturage bo mu murenge wa Rukumberi uhana imbibi n'akarere ka Bugesera bibumbiye hamwe kuri commitment yabo. Yego. Bahinga umuceri. Bagiye guhinga umuceri uhingaye mu hariya nyine hari kibaya n'uri gitandukanye ya Bugesera na Ngoma. Bamaze kuwuhinga abaturage nta fumbire nta mbuto nta bindi byose bikenerwa kugira ngo bahinge umuceri bari bafite. Bibumbiye mu itsinda arana barenga 100. Barangije mu icyo gihe cyo guhinga umuceri umuturage umwe wari w'itsinda ryabo ajya Ruhuha ubwo urumva ni hakurya muri Bugesera areba uruganda arabwira ati se ko dufite abaturage bari guhinga umuceri mukamutunganya umuceri mwatuguriza mukaduha amafaranga y'imbuto ayifumbire none tukahinga umuceri tukazabishyura mukazabibara umusaruro tuzabagemurira umuceri nyine udatunganyije. Abaturage bahabwa amafaranga n'uruganda. Umuceri ibyago byaje kubaho nshaka kubwira ukuntu abayarya abayobozi bayimukira abaturage. Ibyago byabayeho byatejwe nuko umuceri weze cyane. Ibyakabaye igisubizo bibi kibazo. Umuceri umaze kwera cyane. Bati uyu muceri ntago mwawujyana muri rwa ruganda rwo hakurya muri Bugesera. Bati hari urundi ruganda tsano muri Ngoma. Batarika ikibazo ubwo ariko nyuma y'aya mafaranga y'ifumbire nanuze ifumbire n'imbuto abaturage muri cyagihe umuceri umva kuwuhinga kuwubagara ibyo bakorera byose umuturage wasonzaga barendaga mu mafaranga ushaka kuguza ayo minervari y'umwana ushaka kuguza ayo kurya shonje uruganda rukongera ukabahaki amafaranga. Abaturage twaraganiriye ngira ngo amashora yabonye barujyaga bati nta kibazo twagize mu gihe cyose cyo guhinga umuceri ntanza umuceri weze rero bafite ntanzara twagize mu kuwuhinga none uraneza no tugiye no kunguka. Ubwo abaturage bo bakaba bagomba kwishyura abantu baranabyemera n'ikibazo bafite. Ariko rwa ruganda bivugwa ko abayobozi bamwe mu karere ka Ngoma bafite imigabane muri urwo ruganda rundi bashoye imari muri urwo ruganda rundi bati rero ntago byakunda ntago muri bujyane hariya murawuzana kandi ubwo nimuzana muri Ngoma igiciro niko tuyibukigene sibyo kandi noneho mwebwe murava mu nzira tuzawujyane dupimure mwebwe tuzabaha ibyo abaturage bagomba kubaha ibyo ngo bashoye ibyo uruganda rwabahaye bashoye nibyo bagomba kubaha. Uri kwibaza byaje kurangira gute rero? Yego. Igihe cyaje kugera wenda reka nihute ntabwo nabivuga byose cyaje kugera ibibazo bigera mu buyobozi bukuru bogera mu buyobozi bw'intara harimo mubwira ko nshimira mu buyobozi w'intara y'Uburasirazuba Rubingisa yaje kubimenya avugisha vice mayor witwa Mapambano. Yego.
Mapambano nawe amakuru abaturage bamwe bavuga bamaye Yego. bambwiye ko nawe ashobora kuba ari mu bafite inyungu muri urwo ruganda rundi ariko atari ko aza gukurikirana amenya ko kugira icyo gihe bikurikiranaga akarere kari kajyaga kabyivangamo kabuza abaturage ko uwo muceri kawujyana ariko batega amatwi ngo kumva ikibazo bafite yego nta na rimwe kari abatega amatwi ariko biza kugeraho guverineri yabisabye akarere uwo Mapambano abonana n'umuturage ukuriye rya tsinda kubera yuko azi neza ko yabwiwe amakuru ko cyangwa se kugira ngo babonane byagize uruhare na guverineri yego Mapambano yemerera wa muturage ukuriye abandi yuko bagenda abaturage bakagemura umuceri ko bishaka umunsi yagemuye umuceri bamuraje ku murenge n'imodoka y'umuceri bagiye kuyifunga Mapambano yahindukiye ariko ubwo yaramubwiye agomba kwandika urwandiko ngo ruvuga ko umwaka utaha batazongera bajyana undi musaruro undi ati ngewe ibyo by'urwandiko ntacyo naza kurwandika ariko nemerewe kugira gute gufata umusaruro twejeje tukawujyana tukugemura uruganda dufitanye amasezerano uwo munsi ku itegeko rya Mapambano babonanye yanabimwemereye yarategetse imodoka barayifunga bayifungana n'uwo mugore wari ugemuye n'umushoferi baraye ku murenge noneho guverineri abimenye arongera ahamagara Mapambano nyine abayobozi bw'akarere umuturage baramurekura sibyo ariko uyu munsi n'ubundi yakomeje guhura n'amamenase akomeye uwo nguwo akuriye ko ngo we ntabwo uzadushobora ntuzagira gute ese abantu barahinze muri murapfa umusaruro wabo abaretse bakawugura nta kintu washyizemo nta kintu kimwe wamushoye ariko reka nkumvishe noneho mbabare gukoresha ijambo riremereye ubugoma akarere ka Ngoma bakakoze mw'ibyo bintu ushobora kuvuga uti bano baturage ni ibintu bakoze bitazwi wenda babikoze bajya kugemura umujyi gukorana na koperative y'umurenge wo hakurya muri Bugesera batabizi kugira ngo bajye kubikora mfite amashusho bikorwa uyu munsi ibyo byakorewe n'abayobozi bari bahari ndakubwira ibyakozwe ibyo ari byo hagira inyemezabwishyu barabwiye bati ariko rero niba mwibumbiye hamwe mukaba mugiye gukora ibikorwa nk'ibi ngibi mukwiye no kugaragara nk'abaturage beza nimutange ejo heza mfite amafoto abaturage bari kumwe n'ubuyobozi hariya muri Rukumberi bari kubafasha kwishyura ejo heza byatumye akagari k'abo baturage kaba ka mbere mu karere ka Ngoma ndetse gashobora no kuba ari n'aka mbere mu ntara y'Iburasirazuba sinibuka neza muri ejo heza kubera iyo commitment abaturage baraje barateranya umunsi umwe bishyuye 550 bya ejo heza yego yabo which is good kuko ni inyungu yabo nibyo bari kwikorera ariko urumva ko ubuyobozi bwabibabwiye nka condition kugira ngo bakore icyo gikorwa bivuga ngo ubuyobozi bwari bubizi ariko umuceri umaze kwera babonye umuceri weze abaturage bajya gusiragizwa kubera ko umuceri wabo ariko bose basibira isigaye no biri ku murongo so nkubwiye ko ubuyobozi bw'intara bwarabafashije niyo makuru ufite ariko mu by'ukuri nta karere ka Ngoma kabikoze kubera ko gakunda abaturage ntikabikoze kubera ko kabishaka sibyo bifite ibihamya kabikoze ku gahato ndetse na nyuma bakomeje kumenasa uwo nguwo ukuriye ririya tsinda sibyo ndetse Mapambano ubwe yari yabeshye guverineri ko amakuru ufite Mapambano yaza akanyomoza yari yabeshye ko abaturage ngo bajyanye umusaruro ngo w'umuceri ngo bajyane mu ntara y'Amajyepfo kandi abaturage baramweretse kontara yuko ari mu murenge bahana imbibi yego wo mu Burasirazuba gusa ari akarere ari ikibaya bambuka bakava muri Ngoma bakajya muri Bugesera yego ariko rero abeshye guverineri ko ari mu ntara y'Amajyepfo kugira ngo bishikane karabantu bajya umusaruro hano kure cyane ariko mu by'ukuri igiye kureba imiterere yabo ukuntu imeze ntabwo n'abaturage bose basanzwe bahahirana ku buryo utavuga wenda ngo bawujyanye wenda ngo ahantu kure ku buryo ngo abaturage bazabura wenda ngo waba ugiye kurahana abaturage tutazabenefite ngo bongere bawurye rikada naho ngaho na ahantu abantu bambuka wanambuka n'amaguru sibyo ubwo rero guverineri w'intara y'Iburasirazuba afite akazi kuko intara irimo ibibazo byinshi yego birimo erega ibibazo n'ubundi nk'ibi byagize kuvugwamo kandi urumva ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara nyine zitunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi bitagenze neza bitera n'undi kibazo abaturage none se urambwira ko reka mbere ko icyo tuvuge kuri yanzara nakubwiraga muri Ngoma abaturage batubwiye ngo iki cyagiye ntatubwira ngo ntabwo uzongera kwirirwa bavunika bahinga umuceri yego none se umuturage ahinze umuceri ureze ariko kubera rwa serera bizanye
aravuga ati ubutaha nawe nakirirwa mvunika ngira gute mpinga uyu muceri kuko ndahinga Kaneza bikera byakera ngewe inyungu nkasanga ahubwo ni ugusiragizwa. None se abantu bagira inzara uzavuga ngo ntabwo byatewe n'ubuyobozi? wamungana Umuturage no kwibwira ngo naresheje ariko ari uburyo umusaruro mwinshi wateje ikibazo. yego Umwaka utaha ntabwo nzigera mpinga umuceri. Ubu se urumva uyu muturage ahagana ari hehe? Nta ubuyobozi bubitera se? Ubwo nkubwira ngo akarere kari kataratega amatwi abaturage twagiye ku bintu by'umurenge urabizi cyagiye dushaka kugana gitifu umurenge ariko ntibyadukundira. Sibyo? Urayitifu buri yarataramara ari ibyumweru ngira ngo 2. yaratazi n'icyo kibazo. Urumva yaje bamubwira nyine ibibazo byose babaza ku karere, akarere gatanga ngahe bazi impamvu akarere karigeze gatega amatwi abaturage na rimwe ku kibazo cyama ubuzima miliyoni muri muceri. N'amafaranga na miliyoni menshi cyane. Utumva ngo n'ubuhinzi ugira ngo ubuhinzi bubamo amafaranga. Ni miliyoni menshi. Ubwo ngira ngo masana hari ngira ngo miliyoni 20 nangira ngo. Sibyo? Ariko bikavuga ko hari akarere hari abayobozi b'akarere bafite izindi nyungu n'ibyo bintu. Sibyo? Ubwo se urambwira ko ubwo wenda ntabwo tuzi muri Gatsibo muri Nyagatare n'ahandi uko bimeze ariko guverineri rega niyo wasubira inyuma none se ntabwo bibuka n'ubundi ibibazo byo kuhira n'ibiki byose byavuze ku gihe cya guverineri Gasana. Yego. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ikibazo kirahari cy'uko hazamo imirwano mu bijyanye hazamo aho abaturage bakinirwaho n'abayobozi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bakadindira kandi mu by'ukuri abayobozi ari bagakwiye kubafasha kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Abayobozi nabo baba babonyemo bashakamo inyungu muri ibyo bintu byabo. Yaje mu nyere conflit d'intérêt biba byamaze kuzamba. Ko bizagorana ra ntabwo bizoroha. Ubwo rero ngewe ntibyanantungura iyi turu di Rwanda ikomereje muri Ngoma. Buki? Kubera ibyo bibazo nabyo byagiyemo ko bisa nkaho kumvikana. Ntabwo ari byo byonyine. Harimo n'ibindi. Muri Ngoma n'ibibazo byinshi. Rega ntabwo bira behavior imwe imitekerereze cyangwa imikorere y'umuyobozi umwe iyo ubonye ku kintu uribaza ngo n'abandi ubwo nyine nuko bikorwa. Nze niba umuyobozi ubona yuko ashaka ko abaturage bakinagazwa mu nyungu z'abashoramari runaka cyangwa se mu nyungu z'abandi bantu mu karere bafite inyungu zabo nese wibwira ko abikora ku baturage bamwe ubwo nyine mu karere hose nuko intera imeze niyo nyikiriza. Ubwo rero rwose abantu mumve neza uko ibintu bimeze ndetse baje nuko bimeze ubwo reka tutegereze turebe ariko baza kudibitekerezo abantu bari kuvuga ngo none ngo ntabwo ngo haba harimo ngo kurengana ni kubitekereza kubera ko wenda wumva meya atariwe ukemura ikibazo cy'inzara ariko ahubwo n'ibintu bitatu mbere na mbere yakoze iki kugira ngo inzara itaba imaze kuba yakoze iki kugira ngo gikemuke bimaze gutangazwa bwo yakoze iki yabyitwaye mate cyose yabyitwayemo nabi nta makuru yarirengagije gufata abaturage nyine bashonje aho kugira ngo ujye kubakorera ubuvugizi byibuze haboneka ibiryo gushaka ukavaringa nkaho nta kibazo gihari kandi gihari hanyuma ari kuvuga none ntabwo ari bo Minagiri sibo Minagiri ko na Minagiri ikorana n'inzego z'ibanze mbese kuki ako karere ko karimo inzara mbere na mbere hari gukumira ko yaza ariko ari inzara iza mu by'ukuri bitaturutse imyaka ikare izuba imvura ikabura izuba rikava imyaka ikarumba yirumbye ukora iki abaturage se witabaza iki ndetse niba udafite ubushobozi nk'akarere witabaje uruhe rwego rugukuriye ngo abaturage babone ibyo kurya by'ibanze none se wibujije abaturage ukabadekuraje gusuhuka bava mu karere kajya mu kandi urabwira umuntu ngo wihunga ariko nta nubwo uri gukemura ikibazo kiri gutuma ahunga gusa kuki abantu bumva se yuko komite nyobozi ariko none si nyobozi yonyine ubonye ko na njyanama bakubuye cyari ibibazo bikomeye nkaho kabisa iyi ntara ibintu byaho bigoye pe uko hari ibibazo byinshi wenda tuzabona mungani bagonye bateremo itoroshi cyane cyane ubwo rero ndumva twaha umwanya abadukina nabo bagatanga ibitekerezo kuri ibi bibazo nawe uri muri ako karere nabo bagira icyo babivugaho. Yego bakoze. Niba hari igitekerezo cyo guhindura imiterere y'isi wigeze kugira hari intwaro y'igitangaza wakoresha ejo hisi akagenda bitandukanye n'uko uyu munsi hari hameze. Iyo ntwaro n'uburezi nubwo ari Nelson Mandela wavuze ibingibi na Parrot Canada Visa Consultant Company
iyi ni intero bikiriza. Ubu ngubu wakwiga muri kaminuza za mbere nziza muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi, Ubushinwa ndetse na Korea. Kandi kubajya muri masters muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubafasha kubona inguzanyo izishyurwa wasoje amasomo. Amashuri arahendutse kandi bamwe tubabonera scholarship. Itandukaniro ryacu nuko amafaranga ya service uzatanga wamaze kubona visa hafi kurira indege. Nubwo dufite ibiro muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko no mu Rwanda dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya City Center muri floor ya kabiri iyo nyubako muri F2B. Iyi nzu yegeranye n'irimo Simba Supermarket. Abari mu majyaruguru y'u Rwanda ntabwo ari ngombwa kuza i Kigali kubera ko twabashyiriye office Musanze muri gare. Reba ibyapa byacu bya Parrot Canada Visa Consultant Company. Ikindi kandi dukorana na Kirabove France, ikigo mpuzamahanga gifasha abashaka gukora ingendo ku mugabane w'Uburayi banyuze mu Bufaransa.